gusa YouTube aho ni hamwe ni hake ushobora kubibona ariko ugiye nko mu ma WhatsApp y'abantu mu ma Snap nyine kuri social media z'abantu sha ho biri too much kurusha n'izo za YouTube n'ama Instagram byinshi ni ukuvuga ngo biruzuye iyo video narayibonye. ababihererekanya ni ukuvuga ngo ababihererekanya babaza nyine. okay. Mhm. none Instagram yawe barayihakinze? Oya iriho ahubwo nuko nari nsigaye posting ifoto nkahita mbona nk'umuntu aje nko muri comment yanditsemo nk'ibintu ngo wowe ngo nabo nyine ibintu bitangaje nari nararekeye mvuga reka mbanze ndekere gupostinga ndebe ahantu ibintu biri kugana ariko nabonye byabaye too much rwose nayohereje best friend wanjye uwo nita best friend wanjye unzi neza gutya neza 100%, arambwira ngo ariko warasaze, arambwira ati ibyo bintu mbabara ntongeye no kubinyoherereza nose nyine uri kubona ari wowe, ndabyibora mbona ni ibintu biri aho bikomeza gutyo abashuti banjye bose barabiboherereza uwo babyohereje unzi akavuga ati oya uyu muntu si muyango uwo babyohereje ariko nanjye ntangira kujya mbona ari njye nkajya nzuminga nkabaza ese muyango ni uw'imbere cyangwa ni uw'inyuma, abantu batangiye bavuga ngo ni abantu benshi bafite mu matelefone yabo abantu bafite amavideo bambaye ubusa sibyo. Mu by'ukuri ibi bintu mujye munibuka yuko hari ibintu umuntu wenda ni urugero aba yarakoze mbere kera uri kumva wenda ataranagira n'umuryango, ubwo ndi kuvuga ku bantu bagiye bashakana nyine bashatse bafite abagore n'abagabo uri kumva bakaba ibyo bintu barabikoze kera sibyo, ugashaka kubigarura ubu ngubu kugira ngo wangize izina rye sibyo. Niba umuyobozi wari baje akatubwira ati gukwirakwiza aya mafoto y'urukozasoni ni icyaha, ariko mugatangira mu ma inbox yanyu buri kanya ukohereza umuntu n'umuntu yajya kudefanda umuntu ngo uyisiwe ngo siwe, nabyo bikaba ikindi kibazo ntabwo sibyo. twumvikane rero, ntabwo njye kudefanda muyango, nta muntu uje kumudefanda hano nawe afite umunwa azi kwivugira niba ariko ariya reba mashusho araye azatubwira ukuntu yagiye gufata yego so muyazamuka tuvugana uravuga ngo urashaka kugira ikintu bivugaho muyango, ayo mashusho warayabonye? narayabonye ariko wovuze YouTube gusa. Indirimbo yo mu gitabo twaba tuyiririmba nk'indirimbo y'ijana mu gitabo cy'abadive bayita gute? Ndashaka muyishyireho hanyuma noneho turirimbe dusenge ubundi tuze twirukane roho mbi. Gateka Kagame uraho ariko genda Kagame uri igitangaza niko ye wiriwe wiriwe wakwirirwa gute? Ntakwirirwa ntako wiriweho. mumbabare musharinge ino space mwohereze link mwoka byaramwe ibintu imihanda imeze nabi Birenze ukwemera. Bahurure dore ba bantu tugaburira bari he? YouTube mubasharinge nibo bazana bakagira umunwa muze tumanze uziko bagenda bagakora ikiganiro bagakora amatayito bagashyira ibiganiro wowe ndakubwiye ngo bashobora gukora title wajya kureba muri icyo kiganiro cyabaye kumva title bashyizeho n'ibintu biri mu kiganiro nta hantu namwe bihuriye, nta hantu hamwe bihuriye. ariko ibyo nta kibazo as long as abantu baba baje bakabyumva ibyo abantu bashaka kuvuga, ariko nyine ibintu bimaje kuba too much. Abantu nibaze rwose batange ibitekerezo tureke ibintu byava mu nzira vuba. nta bitekerezo biri nawe rero ibyo bintu byawe byo kwigira marayika nibyo ntashaka. Nta bitekerezo bigiye gutangwa hano, hagiye gutangwa agasopo. Cyakoza ni gasopo byo urumva. Tugarutse mu mvugo yo kwamagana abantu bagomba bakwirakwiza umva reka ngewe mbanze njye gusharinga ino ntuza kuri nyaruka ariko wabatijwe ejo bundi se uzuna dusengerera aho mbita twurira kuri Snap rigosha mumbabare nimutangira ikiganiro nk'abasengera gusengera amasengesho ntabwo ntabwo yarenga etaje yo kwa Kabuga yego ya amasengesho araza kurenga kumuhima urasetsa ararenganye ageze kuranyura kwa Gitwaza akagaragaza mu kanwa babara mbanze gisharinge kuri Snap we no haba ubu dukobwa tugira amateka. babwire ko byatangiye, babwire ko twatangiye sawa nona keretse nimbanza kubaririmbira none se bagira ngo banze baririmbire keretse n'indirimbo y'igihugu. Reka nshake indirimbo nabaririmbira mu ijwi ryanjye rikundwa n'abakobwa gusa
mubabwire ndaje mbanze bakubitamo akaririmbo. Hari n'indirimbo nasohoye, rega buriya ndirimbo ya The Ben yaririmbiye umugore we, ni jye wayanditse. Iriya ndirimbo ya Forever ni jye wayanditse, nuko mutajya mubyumva. Forever ni jye wayanditse my friend, urumva? Ni Forever ni inyandiko y'akasamutwe, urumva? Hari igihe uba ufite urukundo rwinshi muri no urumva The Ben n'ubwanwa bwe ari amagambo yari kuyakura hehe yo kwandikira imitoma nk'iriya, n'ukuntu abakobwa baba bamwirukanka inyuma. Ari amagambo ya Forever yose ni jye wayamwandikiye, buriya ndirimbo ni jye nyirayo. Hmm? Urumva? So musharing space, abantu mukoresha platform zose mubabwire ko mwacitswe. Abantu bacitswe mubabwire baze kumaze nanjye posting kuri ntuza kuri Instagram, niho ngira abantu 2-3. eh muri he musharing space, abantu baze. Ndakeneye abantu uyu munsi nkeneye abantu, yaba abahungu yaba abakobwa, ndabakeneye. Ahangaha ndaza gukeneramo umuntu wese uzi ko ajya agira irari ry'umubiri akumva yahuza igitsina n'ikindi, ujoining iyi space. Niba uri empwisa umeze nka Godfather, ntabwo iyi space kureba. Ariko niba ugira gutyo umubiri ukakurya ukumva ushobora gukenera mugenzi wawe, iyi space irakureba. Okay. Ijwi ryanjye riri kumvikana neza, murimo kunyumva? Ndimo kuvuga mukanyumva muri rya jwi mukunda. Muginga yaravuze shango mfite ururimi rubyimbye mu kanwa. Muginga akagabo k'uruzingo rw'umwojo, ngo mfite ururimi ruzinga mu kanwa, shango mfite ururimi rubyimbye mu kanwa nyagupfa. Yewe. Okay. Ni mushinga agasonga bugari, ubu ngubu cyo kuvuga ngo mushinga agasonga bugari. Mufata agatebe, abadafite agatebe, abagore muri iyi space mufata agasambi, mukuba ikibero ku gasambi, muze mwumve. Urumva? Muze mwumve. Urumva? Abagabo nimushaka agataburete, abandi muhagarare ku maguru abiri, muze mwiyumvire. Godfather naravuze ngo ngomba gukizwa ibi bintu, umuntu akajya avuga ati haleluya hamera, ibi bintu biteye ishoze, reka mbivuge gutyo. Mubwire abantu babwira abandi. Hanyuma ndaza gusaba space, ntabwo turibuze guhereza abantu benshi ijambo, reka da, ntabwo duha abantu benshi ijambo uyu munsi. Ndahereza ijambo abantu bakeya bashoboka, I'm telling you, abantu bakeya bashoboka nibo ndi buha ijambo, kuko iyi ni space iri buze kuzamwa amarangamutima menshi cyane, ari buze kuvugira muri ibintu bikomeye. Nkuko mubireba space agira ngo niki Uwase Muyango
Miss Photogenic 2019 cyangwa 2019 avuga ku mashusho y'urukozasoni, ubwo ni video ziri gusambanyi zivugwa ko ari izi, arabivuga ko iki ese ni ibyo. So rero ahangaha muyango nimutega agatebe nimufunge amabuto gikomando, sinkeneye ko hari umuntu winjira muri iyi space yambaye ijipo, ndashaka buri wese winjira muri iyi space aza yambaye akabumba amagara. Space iratangiye, anatanga space abantu bataraza, baracyari bake. Space ndayitangirira ku bantu 500 my friend, ndazamura muyango ku bantu 500, bivuze ngo mugomba gusharinga space. Mbibutsa ko ubu turi kuvugana muri Single Connect, bimwe mu bimenyetso by'uko iyi application ikora mu buryo bwimbitse, mwirebere kuri platform kuri dashboard. Aba mbere batangiye gushyingiranwa, niwitegereza barakwereka chat za mbere, aya masaha urugo rwabaye urugo, abana basa neza muve kuri babandi. Urabona umwana w'umukobwa ufite inzobe yaka yahuye n'umwana, uyu muhungu ni w'ikamembe, uramubona ni w'ikamembe, se acuruza sima, acuruza sima. Uyu musore yaragiye muri yacuruzaga sima ahantu bita Mwanza, yurira indege bakorera wedding mu Bwongereza kubera Single Connect. Ntakubwira ngo downloading Single Connect ugafunga umutwe. Ibi bintu ni mureki, ibi bintu babahaye opportunity yo kubikora ku buntu, mu minsi mike izaba yishyura. Ni mu downloading Single Connect, ni platform twagize amahirwe yuko tubona na orientation y'abantu bayikorera cyaba abanyarwanda, nk'abantu bavuga ikizuru ntabwo bashobora kugira amahirwe twagize. So mu downloading Single Connect, nimurangiza ku download Single Connect, ibindi muraza kunshimira nyuma. Dore abambere batangiye gushyingiranwa. Amakuru mfite nuko DJ Brian agiye gukora ubukwe n'umusore wo muri Bangladesh, yakuye kuri Single Connect. Mwe muri aho ngaho murazanye ngo DJ Brian ngo yakize tatuwaje ya Kalachnikov ku kuguru, ari mu rukundo rw'insazi. So do you think ko DJ Brian yatabona Single Connect yari kubatizwa? Oya masaha araje basanira umugabo mugiye kumbi bagiye gukora ubukwe. So tuva aho ngaho mbibutse ko ni Single Connect. Tuvuyeyo reka mbabwire ko niba ufite ikintu cyose ushaka gukora, ufite wedding, ufite ubukwe, ibi bintu nabipostinze ubushize mu bica amazi, ufite wedding, ufite ikirori cyari cyo cyose, ufite anniversaire mu mujyi wa Kigali, ufite ibirori runaka wa graduatinze, shaka icyo bita Inzora. Inzora ni company y'umukobwa bita Jaja, cyangwa ni company sinzi, wasanga ari na manager wayo cyangwa ari umukozi mu bakozi simbizi, ariko nimwe muri company ifite abakobwa b'intangarugero, ifite abakobwa beza pe, ifite abakobwa beza, ifite abasore beza, baguha service ukagira ngo wavutse mu muryango w'ibwami. Turi kumwe? So ngayo nguko ni Inzora. Mugende murebe kuri dashboard hani wanjye, mugende murabona details zose zirahari. Bakora ibintu bikurikira: Inzora protocol, performance, event, venue. We offer advertisement, protocol, meeting, event, concert, wedding. For more information, kindly contact us DM cyangwa kuri +250 78 39 86 216, cyangwa ukabareba kuri adresse KGA 213 Kigali mu Rwanda, cyangwa ukajya kuri Inzora services.com. Ngayo nguko mukangiye gutangira space yanzanye, tuvuga ibyo tugomba kuvuga. Nindangiza space ndaza kuyifunga, muraba mwumiwe. Muri iyi minsi rero DJ Brian, abantu wamaze kuboneka, byatari. ntabwo ndibuze kurya indi minsi cyangwa ngo nyure iruhande. Dufite umubyeyi, akaba umunyamakuru, akaba umushyushyarugamba, akaba Ese ari afite he? araje ntabwo ndagira igihe cyo kumuhamagara, nimuhamagara arahita aza. Erega ijwi ryanjye rirenga imigabane my friend, ni njyewe umuntu ufite ijwi rirenga imigabane, rikanyura mu nyanja ya Ocean Atlantic, rikambuka rigategereje Kandi gukomangira umuntu uri i ndikurebera Kigali. Jaja umeze neza. So mbere yuko dukomeza, reka mbabwire ngo ahangaha ntabwo ndibuze ko nyiri uruhande ngo nyiri uruhande. Muzi ko hamaze inkundura y'igihe kirekire, aho abantu ikintu cyitwa amashusho y'urukozasoni ari ikibazo muri iyi minsi, akomeje gushengura imitima y'abantu, aho umuntu agenda bagafata amashusho y'ubwambure bakayasakaza. Kubera iki bo bayifata? Tugende gakeya. Kwifata amashusho ni ikintu kimwe, ntabwo bigize icyaha. Kuyafata ntabwo biragira icyaha.
ariko kuyasakaza no kuyashyira ku mbuga nkoranyambaga ibyo bigize icyaha, sindi buze kubisubiramo. Umuvugizi wa RIB yabisobanuye kera, n'ujya no mu itegeko birahari, biragaragara, ni ibintu biri clear. Twumvikane rero, Ah, mhm. ikintu kiriho kiduhurije aha ni kimwe. Ntabwo nibuze kunyura uruhande ngo urabona ngo nkwe. Miss Rwanda Photogenic 2019 Uwase Muyango, irindi yitwa nde we? Uwase Muyango, uyu amasaha tuzi nk'umunyamakuru, nk'umushusharugamba, nk'umukobwa wikorera ku giti cye, ufite kampani nayo ikora protocol nk'iyo nari maze kuvuga. Uyu munsi tuvugana n'umubyeyi Mama Miguel. Aya masaha hari amashusho akomeje guhindanya izina ry'uyu mubyeyi yagiye hanze. Turavuga tuti ibintu ntibikwiye ku mubyeyi, nyir'ubwite agomba kubishyiraho umuco, noneho tugasaba ko ibintu byakwamaganwa bikavanwa mu bantu, ariko nyir'ubwite yamaze kugira ikintu abivuga. So ngayo nguko Brian, mpamagarira umuntu bita Muyango azamuke mu ijwi rya gikobwa. uretse oya araza Muyango naze narindi kumwandikira kuri snap ariko ndibaza yuko aje. Nakandiho ndamushaka. Yego, gusa nanone mbere y'uko tuvuga kuri bino Hanyuma reka bintu nze mbwira, sibyo, uretse gato reka mbwira umuntu bita Chita mvira muri space. kubera iki Ibigambo turi ugenda uhurutura, kumwirukana? uretse gato ibigambo uhurutura ngo abantu baza ngo muri space bavuga ubusa, ngo bafite amazina nk'ay'imbeba. Ubwo ugiye kureba abantu bakora ama space, nawe ufite isura nk'iy'imbeba. Tumuka muri space yanjye, sohoka muri space yanjye, niba zikorwa uraza kubyagira muri space ukora iki uvuga ko zikorwa n'imbeba. Wowe wifata ugatuka abantu ukavuga ko batagaragara, ngo bagaragara amasura y'imbeba. Ubwo njye nawe iyo uvuze gutyo, what do you mean? Mufite ikibazo ki? Urakora iki muri space uvuga ko Mana yanjye space ibi bintu zisenya gusa? bizarangira gute koko Reka Mana? maze mununike. Uravuga ko space zisenya, what are you doing here? Uraza kuzuza umubare kugira ngo ugire audience nini gute kandi uvuga ko zisenya? Kushobora kudefanda mugenzi wawe ntabwo bivuze ko ushobora kwataka abantu. Mujye mureka ibyo bintu. Yaba space izi Twitter n'ibiganiro mukora kuri ayo YouTube yanyu nibihe bisenya. Wowe urafata abantu ukabagira umwanda, ukavuga ko bafite amazina nk'ay'imbeba, warangiza ukaza kubyagira muri space. Ibyo se babivugiye he? Ariko se none Nabonye musigaye banyohereje ibice w'Imana. by'ikiganiro, ariko ubwanuka ari kuvuga ubwo busa, kanze ngo utumure. Sikigawe. Cyaragiye hari umuntu uragenda kuri kudefanda umushuti wawe Sabe, ntabwo bivuze ko ushobora kuza kuvuga ubusa. Ufata abantu ukabifatira uruganda ngo bafite amazina nk'ay'imbeba. Dufite ku minota ahangaha Reba, umuntu agenda akibase, nagitumwe nakivanyemo. Ntabwo njye bajya bamenyera my friend. Ntabwo ngo ari we njyewe, ntabwo bikundi wanjye, ntabwo bikora. Nabonye ikiganiro ndumva ndumiwe. Ngo space ngo zikorwa ngo n'abantu ngo bihisha ngo mu mazina ngo mu mazina nk'ay'imbeba. Wo kuri kudefanda Sabe nibyo bikore, ariko ureke kuza ntukaze ariko kumbwira ngo Mana, bro, njyewe ntabwo ari byo. Satani ni umugome kabisa. No, mwese umuntu araza kubyagira muri space gute kandi yavuze ko ari ko space ngo zisenya gusa. So anyway, Oya ni Muyango niba wahageze ntabwo iyi space iza gutinda, zamuka. oya umva Muyango kuba harara hariya ahubwo muyazamuka ubura ahangaha gusa njye mbere yuko dutangira njyewe Zamuka tugiye kuva imuzi iki kibazo. Muyango ndagushaka requesting nta a nubwo mic. ari na Muyango wenyine Godfa, nta nubwo ari na We. Muyango wenyine, ni abantu benshi hano hanze bafite amafoto y'abantu bambaye ubusa mu matelefone yabo sibyo. So urumva nagiye Na kuri direct ku kibazo. Yes. ni abantu benshi bafite mu matelefone yabo abantu bafite amavideo bambaye ubusa sibyo. Mu by'ukuri ibi bintu mujye munibuka yuko hari ibintu umuntu wenda ni urugero aba yarakoze mbere kera, uri kumva, wenda ataranagira n'umuryango. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bagiye bashakana nyine, bashatse bafite abagore n'abagabo, uri kumva, bakaba ibyo bintu barabikoze kera sibyo, ugashaka kubigarura ubu ngubu kugira ngo wangize izina rye sibyo. Niba umuyobozi wa RIB aje akatubwira ati gukwirakwiza aya mafoto y'urukozasoni ni icyaha, ariko mugatangira mu ma inbox yanyu buri kanya ukohereza umuntu, n'umuntu yajya kudefanda umuntu ngo uyu siwe ngo siwe, nabyo bikaba ikindi kibazo Ntabwo sibyo. twumvikane rero, ntabwo njye kudefanda Muyango. Nta muntu uje kumudefanda hano nawe afite umunwa azi Niba kwivugira, ari ariko reka amashusho araye azatubwira ukuntu yagiye gufata. Yego. So muyazamuka. ntabwo ntibibaho, ntabwo bishoboka. Mugomba N'abandi gutanga urugero ariko mva rwiza muri nkubwire sosiyete. rero, mva nkubwire Godfa, nubwo tureka na Muyango wenda n'abandi bose bafite amafoto amavideo y'abantu banyabo banagaragara no mu maso ari byo, none se bayasibye cyangwa bagashaka kandi yashyira bibatwaye iki? Ariko uziko n'igihe umuntu aza akakwiba video muri phone yawe man,
utanayimuhaye ku bushake wenda, kuko abakobwa benshi bafite ibintu, bafite muri ma eyes only ibintu byinshi cyane byabo bibikiramo utuntu bifata bari mu rugo bakatwibikira. Hari igihe rero umenyana n'umuntu akaza iyo video akayifata akaba ari wisakaza utanabigizemo n'uruhare, sibyo? None ibi bintu bigatuma noneho bikava no kukoherezanya ayo mafoto bagashaka no kuzanamo n'imiryango. Ngewe nk'ubu ngubu muri specific chat yitwa ngo ni Kazungu ka boss, ndi kumubwira ni waretse kubera iki buri gihe ubona akusa nk'uyu muntu uri kumamagara abana nari kuvuga. Aramamagarira iki? ngo ngwiki Ntabwo umuntu arimo aramamagara ndimo ndavuga kandi ari hano muri space ndimo ndamureba ari kumpamagara ku telefone, usa arimo aramamagara kugira yerekane iki? Njye nari ndimo ndakubwira, sibyo? Ibi bintu bimaje kuzajya biva noneho ku muntu bafashe video ye bakayisharinga bagashaka no kwinjira no mu miryango, ngo urabona ngo runaka ngo na runaka ngo twese. Uyu mutipe witwa Kazungu ka boss, ndeka nze nkore screenshot amashati we muyashyira no kuri dashboard, murebe abo bantu bita ngo mwita ngo naba blogger mufite, ngabo ba blogger ba mbere unanasaba ukambwira ati se ibyo bintu wapostinze wabikuyeho, sibyo? Igihe cyose utazi ukuri nguva ngo nimuzongere ngo kumbwira ubusango ribunga abantu ngo bayifashe ngo wagira ngo ni kwase ngo bagende ngo bajye kurega. Mani ntago ribu ni urwego rwashyiriweho abaturage kugira ngo bavuge ikibazo badashoboye kwikemurira, sibyo? Ariko niba umuntu agusabye agusaba ku neza ngo kuraho iki kintu kuko ntabwo uzi amakuru yacyo ukamusamira hejuru kandi yitwa ngo uri umubloga, ahubwo nimwe burozi, muri abarozi pe. Dore muyango ngaho, dore nguyu, fungura microphone yawe wivugire. okay mukanya ndaje mwakire urukumva aza twibwire kuko ntabwo space iza gutinda kuko ibintu biratangaje narababaje, ariko ndaje nakire muyango mukanya. Ibyo ngibyo uri kutubwira ibyo ngibyo izo screenshot zizane. So mu yandi magambo rero, nkuko mubizi biba bibabaje cyangwa biba bitangaje kubona muting aho gatoya gate. So biba bitangaje cyangwa bibabaje kubona ibintu nk'ibi ngibi bimaze kuba too much. Ndavuga nti no, ibi bintu bishoboka bite? Noneho muyango ntabwo mvugana nawe, muyango nta nimero ye ngira. Noneho nagiye kumushaka kuri Instagram sanga bamwejeje kuri extent yuko platform ya Instagram itari. Ndavuga uretse gato, ibi bintu bishobora gupushinga umuntu ku buryo bashobora no kumugeza naho platform ye ay hidinga. Wewe hidinga nka societe turimo turagana he? Nanyuze ku bantu bazi Ni muyango. ukuri kw'Imana. Ibi ni uko umuntu ahagaze. So ndavuga nti rero uko biri kose, uko byagenda kose, reka tuvugane na muyango. Muyango aravuga ati aho nagerageje kuvugana nawe navuganye n'umubyeyi numva afite agahinda gakarije. Ndavuga rero kugira agahinda ni kimwe, no gukora amanyanga ni ikindi, cyangwa no gukora ibintu bidahwitse ni kimwe, kwiyandarika no gukora ibitari byo. Ndavuga reka tuze kuganira na muyango, yemera yo gutanga platform tukaganiraho ku bintu byubaka azironga bidasenya. Jewe ndi tayari kugira ngo dukore icyo kintu cyangwa dukoreshe platform icyo kintu. Ngayo nguko muyango wiriwe. Wiriwe neza gutfa. Amakuru yawe? Meze neza, nawe meze neza? Meze neza, ndore nabonye n'umugore muri Single Connected hafi kuza gukora ubukwe. Nizere ko aba bakobwa bawe bazaza gutya bakankura mu bwanwa bakambwira ati mutware. Ndaje Nta kibazo. Muya, Oui. umeze neza, urakomeye, Kigali imeze ite, ku isibo bite, mwaduhaye show? Shandawu nyine urebeye inyuma akazi biragenda, mu rugo tumeze neza nta kibazo. Okay. Rero ngiye buriya nkorera imbere, ntabwo ngiye nzi kunyura ahangaha ngo nkate njye hariya hirya ngo ngaruka aha. Ngiye ngira straight to the point. Ugiye kuri YouTube title urasanga ikiganiro, niba ari hehe nabibonye sinzi YouTube channel, ugera kuri YouTube ugasanga ngo amashusho ya muyango cyangwa video z'ubusambanyi za muyango, bagakora gutyo inyandiko, n'ibikoresho inyandiko ziri ku ma YouTube ndetse n'ibiri n'ama headline. Bagafata ifoto yawe isanzwe bagashyira bakavuga ati amafoto ya muyango ari gusambana cyangwa y'ubusambanyi. So ibyo bintu bimaze kuba too much cyangwa byakubimaje kugaragara kenshi cyane.
tuvugana uravuga ngo urashaka kugira ikintu bivugaho muyango ayo mashusho warayabonye. Narayabonye ariko wovuze YouTube gusa, YouTube aho ni hamwe ni hake ushobora kubibona, ariko ugiye nko mu ma WhatsApp y'abantu, mu ma Snap, nyine kuri social media z'abantu, sha ho biri too much kurusha n'izo za YouTube n'ama Instagram, byinshi ni ukuvuga ngo biruzuye, iyo video narayibonye. ababihererekanya ni ukuvuga ngo ababihererekanya babaza nyine. okay. Mhm. None Instagram yawe barayihakinze? Oya, iriho, ahubwo nuko nari nsigaye mpostinga ifoto nkahita mbona nk'umuntu aje nko muri comment, yanditsemo nk'ibintu ngo wowe ngo nabo nyine ibintu bitangaje. Nari nararekeye mvuga reka mbanze ndekere gupostinga ndebe ahantu ibintu biri kugana, ariko nabonye byabaye too much rwose. Okay. So rero turashaka kugira ngo tumenye like ntabwo turimo kuganira nka societe nk'aha ngaha nk'abantu nk'abavandimwe, turimo turaganira turavuga ngo tuganire nawe utubwire. So iyi video nanjye nayibonye da, turabona video y'umukobwa, ntabwo niyo mvuge ngo niwe kuko mfite ukuntu ntabwo sinza guhamya ko ari wowe kuko ntabwo nari mpari. Tuvuge umukobwa kugeza amasaha njye nabonye ameze nka Muyango cyangwa ari Muyango, asa na Muyango. Hari ahantu wari uri hehe, byari bimeze gute, wisanze hari ahantu gute? Icyo ni kimwe. uretse gato njye nta miyaga twumvikana, twabonye uretse gato twabonye video. So ndashaka kugira ngo utubwire iriya video, imva niva iriya video no kuyitirirwa ni wowe, niba ari wowe yageze hanze gute, waba warabigizemo uruhare kugira ngo ijye hanze? Icyo ni kimwe. Niba atari wowe, kubera ikiri kukwitirirwa. Ikindi cya kabiri, kuki irimo gusakaza? So ngiye kuvuga ijambo, utubwire ukuntu wabonye iriya video nuko yagiye, ubitubwire noneho tusabe uburyo abantu bahagarara gusakaza iriya video. Yego, ngayo nguko ijambo ni iryawe. ni ukuvuga iriya video nayibonye hashize igihe kinini, hashize nk'ibyumweru nka 2 niba ntibeshye. Muri kunyumva? Turakumva, ongera turi ijwi. kukumva. Hashize nk'ibyumweru 2. Iyo video umuntu wa mbere wayimpaye ni umushuti wanjye, arambwira ngo hano hari video, hari umuntu umbaje ngo uwo muntu ni wowe. Mbanza kugira ngo ni blague. Iyo video ndayireba mbona aho hantu simpazi, mbona abo bantu simbazi, mbona nyine ibintu byose mbica amazi, ndavuga ni bya bindi bya social media, ndabireka. Iyo video nyihereza umushuti wanjye, amaze iyi video wayibonye? Mbara undebere neza, uwo muntu urimo uri kubona? Nayohereje best friend wanjye, uwo nita best friend wanjye unzi neza gutya neza 100%. Arambwira ngo ariko warasaze? Arambwira ati ibyo bintu mbabara ntongeye no kubinyoherereza, nose nyine uri kubona ari wowe. Ndabyibona mbona ni ibintu biri aho. Bikomeza gutyo, abashuti banjye bose barabiboherereza, uwo babyohereje unzi akavuga ati oya uyu muntu si Muyango, uwo babyohereje, ariko nanjye ntangira kujya mbona ari njye, nkajya nzuminga nkabaza ese Muyango ni uw'imbere cyangwa ni uw'inyuma? Abantu batangiye bavuga ngo ni Muyango ni uw'imbere, ngo aho ngo ni Muyango ngo kera ngo atarambara ngo bracelets ngo no bazita gute turiya tuboro Brianne yambara ni amapareyi. Iyo voice note ndayifite, umuntu rwose arimo arabishimangira ngo urumva ngo ni Muyango ngo kera ngo atarambara pareyi. Abanyarwandakazi sindambara pareyi, sinzi nuko zisa. Birarangira Muyango w'imbere abavuyeho. Okay, numva ko ntari Muyango w'imbere, tujya kuri Muyango wa kabiri. Muyango wa kabiri uriya aseka nka Muyango, nkazuminga umuntu nayohereje ni wa mwana dukorana witwa DJ Trick. Namubwira Trick, gerageza unyereke mu bakobwa 2 nkoreje baba Muyango, nyereka Muyango umwe aho ngaho. Trick akajya zuminga agakora ama screenshot, agakora ibintu byose bibaho. Ndavuga uyu nawe rero ni umushuti wanjye, buri ari kwanga kwemera cyangwa no kuvuga ati uyu muntu ni Muyango. Nyuma yaho hari abandi bashuti banjye bari bazohereje, ariko bo bakabona ko uwo muntu ntago ari njyewe. Nyuma yaho haza umushuti wanjye arambwira ati Muya, wabonye ibintu byabaye? Nkora screenshot, hari umuntu unyohereje video arambwira ngo uyu muntu ni wowe, ariko njyewe uwo mukobwa ndamuzi. Ndambwira uramuzi for sure? Arambwira ndamuzi, yitwa gutya, ambwira amazina ye. Ndamwamireza Instagram ye, arayimereza. Njya kuri Instagram y'uwo mwana, nibyo koko nanjye mbona niwe.
Numva nanjye nyine kugira icyizere mu mutima mvuga ngo ubwo yabonetse reka mubaze mbwira se uwo Muyango muri kumwe mwahuye ryari? Mwahuye nyine gihe ki? Barumbwire. Ngiye kuri Instagram ye mbona akuyeho ifoto ye. Byatangiye asiba amafoto afite yose kuri Instagram. Bwa kabiri mbona araje akuyeho ifoto iri kuri profile. Mbona ukuntu atangiye gukuraho ibintu bye, ndavuga uyu muntu ashobora kuba nawe atorohewe, atamerewe neza, ntago ari cyo gihe cyiza cyo kuba namwapproachinga. Ndabyihorera nkajya nanabona mvuga ati kwa kundi nyine uba ufite confidence uvuga ngo ibyo byose biragaragara ko uyu muntu atari njyewe. Ariko abantu aho babera abantu babi, nta muntu n'umwe ushobora kubona ikintu cy'ukuri ngo agifate nk'ukuri cyangwa acyemere nk'ukuri. Ibyo bintu ndabyihorera. Nyuma yaho mbona bikomeje kuba ibintu byinshi, bikomeje kuba ibintu byinshi. Nyuma harimo undi muntu ugaragaramo kuko ni abakobwa babiri n'umugabo umwe. Nyuma yaho bikomeza nyine kumbera umutwaro, nkajya numva abashuti banjye bose arambwira ati "Muya njye nahuye n'abantu turaserera, banyemeza ukuntu uwo muntu ari wowe, ndarakara, mbabwira ukuntu atari wowe, mbabwira ukuntu nkuzi, ngendera ku bintu, ngendera n'uko ndi kubona video n'igihe imaze." Ariko abantu banze kubyemera. Nkavuga ati "Pu bihorere, bihorere." Nanjye abantu barimo barakomeza bayinyoniza nkababwira si njyewe ariko ndabizi ko bari buze kugeraho bakabyumva. Njye nari nabifashe nk'ibintu byoroshye. Nyuma yaho abashuti banjye nabo ntabwo banyuzwe, bakajya baca inyuma bakajya gushaka ba bantu, yaba umukobwa yaba umuhungu. Hari uwo nzi wavuganye n'umugabo aramubaza ati "Ese uriya muntu ni Muyango?" Umuntu aramubwira ati "Uriya muntu si Muyango, ibyo bintu mubimukuremo, twarasebye byaragaragaye ariko Muyango ntago ari we, nta nubwo nziranye, sindanavugana nawe, sindanahura nawe, mubona kuri social medias gutyo." Ejo bundi ndi kuri Instagram umushuti wanjye anyohereza umwe mu ba blogger bakorera kuri Instagram, yakoze ifoto, yafashe ifoto, afata ifoto yanjye n'umugabo wanjye, akora inkuru ndende yandika ibintu byinshi, ngo ubu noneho ngo sinabisubiramo pe ko ibyo bintu byarankomerekeje, nanjye no mu kazi mpita mbyihorera ndavuga kambe mbiretse. Ndamwandikiye namwe se uri sure? Ndamubwira njye sinanga gukorwaho inkuru kuko ni byinshi mumvuga, ni byinshi mwanditse, ariko uri sure ko ibi bintu wanditse ari byo? Ahita ambwira ngo oya ngo ntabwo ndi sure. Ndamubwira none se uri kubiterwa n'iki? Ndamubwira at least fata ifoto yanjye uyishyire hariya, ariko reka kuzana ifoto ya famille irimo umugabo n'umwana uyishyire hariya uvuge ngo Muyango ngo amavideo ngo mwayabonye. Birarangira ayongera afata indi foto yanjye n'undi mukobwa umwe nawe nari buze kuvuga kuko nawe ndumva afite case nk'iyo ngiyo, aradufatanya akajya kompara akandika. Mbese ngo mukurikije ibintu mwabonye ngo ari Muyango ngo na runaka ngo ninde umeze neza. Uwo muntu nawe mbona gukomeza mubaza ibintu nk'ibyo ndamwihorera birarangira. ariko uwo muntu wamuvuze ko ari Kazungu. Nuko Kazungu rero ndavuze atapu Kazungu nawe nyine njye ni ibintu nari nafashe nk'ibintu byoroshye, kugeza igihe nagiye kuri YouTube mbona hari ikinyamakuru cy'umuntu witwa ni Badrama, yagiye bakora inkuru banditse title ivuga ngo Yesu we ngo Kimenyi na Muyango ngo bose ngo ubusa bwabo ngo twarabubonye. Gutyo title ni gutyo ivuga. Nuko nibwo rero nahise mvuga ndavuga rero ibi bintu bigize gute birakomeye, ariko hagati aho njye nkibona video ku munsi wa mbere naravuze reka ibi bintu njye kugira gute banze kwanza mbimenyesha ubuyobozi. Ariko njye sinari nzi ko ahubwo iyo like ureza abantu cyangwa uvuze ngo ibi bintu biri kuzenguruka, sinari mfite kuvuga ngo nabibonanye kuko abantu bose bari babyohererezanyije, bose kuri Snap ngaho, b'abakobwa abandi abahungu abanyamakuru ibiki bose barimo barabyohererezanya. Rero uwo munsi wa mbere ibyo byumweru bibiri bishize nari natanze ikirego, ndavuga reka ndebe ukuntu ibintu bimeze quand même, nshaka no kunenga abantu hano babonye space, bamwe batangira kunyandikira batangira kumbwira ngo Muyango ngo noneho ngo ugiye kubitiza umurindi, ibiki ntiza umurindi, ubwo noneho ngo abantu ngo nibwo ngo bagiye ngo gushaka ngo izo video neza. Okay, ndavuga nta kibazo bagende bazishake byibuza
biratuma babasha no kumenya bazirebe birangire. bazirebe babanze Mm. banarebe kuko njyewe abo bantu uko ari babiri barimo ndabazi n'undi umwe ndamuzi bombi nyine ndabazi kandi nabo bari hano babibibwirira sibyo so njye rero natangajwe no kubona ikinyamakuru cy'umuntu w'umusitari twese tuzi bifata bagakora inkuru wagerageza no kubaapproachinga wakumva impamvu baguhaye ukumva nta nubwo wowe urimo urarwana like n'abantu bashaka kuguharabika ahubwo bo barimo baricururiza niko navuga kuko nkurikije ubusobanuro nahawe bambwiye ngo twebwe turi gucuruza ubusobanuro wahawe ngo ngwiki ubusobanuro wahawe Mm. nande na nyiri na badrama kinyamakuru icyo ngicyo cya Badrama TV umubwira ko bidakwiye yakubwiye ko yamaye message ndende yamaye message iyo ndende message iravuga ngo iki ndende cyane ndende pe niba ntacyo bitwaye niba nta mabanga arimo nta banga ririmo ibanga se riri hehe ibanga ariko ubu rirenze ngubu urabona hano hari ibanga ibanga rigihari ibanga nta banga rirenze kuba rigihari. umuntu like umuntu muzima ufite ubwenge arimo arareba neza akabona video noneho njye ntangazwa n'abandi bantu bazi ukuri n'abo bantu babazi ariko nyine bakomeza avuga ngo uyu muntu ni muyango njye ntabwo kuba naba ndi muri video ntabwo ari igitangaza cyane cyane ko iriya video ukuntu nayibonye n'umwana urimo si size yanjye si shape yanjye nta nubwo ari level yanjye nta nubwo ntabwo ari ugushaka kwiyemera ariko hari ibintu kamwe mubona ukabona level y'ibyo wakora iyo ngiyo ntabwo irimo so uwo muntu rero namwandikiye nijoro maze kubona iyo title uwuhe inde wandikiye nandikiye badrama Badrama ndambwiye se Mm. simbona ibyo mwanga ko babakorera mubikorera abandi my brother mwoherereza ifoto y'ikiganiro aransubiza ngo muyango wowe uri inshuti yanjye reka nkubwize ukuri nta ruhare na rumwe nagira mu makuru anyura iwanjye ahubwo wenda kuba bakora ibyo abandi bakora nkanabihorera njye narahagurutse ndwana intambara zo guhagarika abo bantu bose mwese nk'abasitari mwaricecekeye nagerageje kubarabura ngo twifatanye turwanye abo bantu batuvuga bwa buryarya n'ubugoryi bw'abasitari bacu muraceceka so njye nafashe icyemezo nta mpamvu yo kuvugira abativugira mbona ko ngomba guhangana njyenyine kandi nkikorera na business aho guhomba byose rero abo bana bafite uburenganzira bwo gukora nk'iby'abandi mu gihe mwanze gushyira hamwe ngo tubirwanye ubu se kutaje muri komenti ngo twamagane ababitangije ukaza DM ari uko bavuga abandi tugaceceka icyo nagusezeranya mwakunze abatwika mwanga kubamagana n'abanjye bagendera ku byo mwanze kwamagana nk'abantu mufite ijambo njye rero nabonye ingegera zitaza ngo zidukoremo akazi ku byo twubaka zirye zonyine zanadusenye fata iyo nzira yo gukora business nk'iyo utekereza uko nkubwiye uwo ni Badrama wansubije gutyo gato ntabwo birarangira komeza narababwiye ndamubwira reka banza soza ndamubwira ese hanyuma se aho wamenyeye imyaka itambutse yose wari wabona nzana abantu kuri social media zanjye nuko se ntazo mfite kandi zifite abazikurikira aho ni ugushaka impamvu uretse ko ntababajwe no gukorwaho inkuru ahubwo iyo bakora bakanavuga ibyo bahagazeho ariko nawe nkurikije ubusobanuro mpaye ndabona nta tandukaniro ryawe n'abo uvuga babangamiye sosiyete nyarwanda sawa murakoze kandi nyuzwe n'igisubizo mpaye nimba wa mugani kunkoraho inkuru ari business ninde wo kutifuza iterambere ryawe kuraje kandi ugire ibihe byiza aho yahise aza arambwira ngo nshuti yanjye ngo uri mu bantu nkunda mfana ngo n'umugabo wawe ngo ni ibindi nyine yari arimo arambwira ibindi nyine ubwo ibyo bya social media ibibazo afitemo simbizi sinzi aho biva sinzi aho bigana nyine muri make ubwo we nahise numva ko impamvu ikinyamakuru cye kiri gukora kiri gucuruza ngo kuko ngo izo nkuru zisebanya arizo zibinjiriza zicuruza zicuruza ayinwa nanjye navuze rero ntabwo nanze gukorwaho inkuru ntabwo nshaka kuba selfish sinshaka kwikunda yewe sinaba ndi muri iyo video kuko abantu bari muri video mbisubiremo bamwe mu bantu bari hano murabazi
murabazi, bamwe ni inshuti zanyu abandi mwarasangiye, Mm. ntago navuga ngo nje hano gukoranya abantu, ari nacyo ngira ngo mbwire buri muntu wese wambwiye ngo kuki ngo ugiye ngo ku ma space, munzi gake nisobanura, Mm. njyewe muyango sinyanza ngo mvuge ngo nje gusobanura ngo impamvu nagiye mu kabari, impamvu nakoze ibi, impamvu naguye, impamvu nifashe ifoto imeze gutya, ubwo busobanuro ntabwo ngomba buri muntu wese uri hano. Ariko hari ibintu ubona ukabona biri too much. Ahantu ujya mu bantu ukabona abantu bari kukurebera muri image yindi. Ndimo ndishakisha, ndimo ndakora, ndimo ndiyubaka. Kandi nabwo ibyo nkora ndabizi neza ko hari abantu bari hano babireba kandi babikunda. So abantu rero muri Mm. hano ndagira ngo niba utaranabona iyo video sije kuyisakaza n'abo ngabo bayirimo, nabo ndakeka ko ari ibyago byabaguje kuko urebye iriya video nabonye ari video ishobora kuba imaze igihe kinini. Na ba nyirayo ubu ngubu byababayeho ndabizi ko biyakiriye banatuje, munabahereza agahenge. Ariko ndagira ngo niyame mbisubiremo, mumbabarire gukoresha iyo rangaje ariko ubwo ngubwo ni gutyo muba mwashatse ko ibintu bigenda. Niyame buri muntu wese uri hano, urimo uraza ku nshuti zanjye, cyane cyane inshuti zanjye nizo zifite umukoro ukomeye. Inshuti zanjye nta muntu n'umwe batageraho. Wambwiye uyu ni Muyango, wowe ubwawe urabibona ko atari we. Ngo kuko ngo umukobwa ngo duseka kimwe, abantu museka rero muragowe, abantu mwese muzi ko museka nka Muyango muragowe cyangwa se njye ndagowe. Umuyango ngo uyu muntu ngo aseka ngo nka Muyango. Smile. Niba muzi tekinoloji sinzi ukuntu mujya mubigenza, mugende mufate iyo video neza uretse guharabika, uretse kuba muri abatindi, muri abagome, muri abana babi. Mukora iyo bwabaga kugira ngo buri muntu wese mumubone muri angle mushaka kumubonamo. Nta kindi kintu cyatuma mushingiraho muvuga ngo uyu muntu ni Muyango. Kuko njyewe nakomeje kurakara nkumva nshaka no gukora enquête nkamenya neza byimbitse, nkaba noneho njye nakishakira bari abana b'abakobwa nkavugana nabo. Ariko ndavugana n'abiki? Nabo bari kurwana, nabo bafite ibindi bintu bibahangayikishije bibababaje. Nabo ntabwo bishimye ko ziriya video zagiye hanze. Yewe n'uriya mugabo urimo, ndabizi neza ko buriya nawe ahari kuba yanabonye ino space n'ibiki, ari ugukuriza umurindi, ari ukongera kubigarura. Kandi nabo buriya niba ari n'abantu bafite amadepression bari bamaze kubyakira. Harimo umwana umwe w'umukobwa ufite business, naramukurikiranye narayibonye muri bio ya Instagram ye. Ubu nimba iyo business ariyo yari imutunze, niba yari amaze kwiyubaka, biragenda gute? Mwashatse ko mbivugaho mbigarukaho, we biramugendekera gute? Mumbwire biragenda gute? Afite business ndabizi, abantu mukorera muri Chic muramuzi. We biraza kumugendekera gute? Murataka abantu, murataka ngo abakomeye abari hasi ngo bimeze gutya. Njye ntabwo mbatinya. Mutazabona Muyango ntavuga, ntaza muri social media ngo nshyanuke, nze nibonekeze mvuge ngo nze ngo naje ngo kwireguza, ngo naje gukora ibiki. Ndi umuntu ukora ibyanjye at the right time, at the right moment. Ariko amasaha nkaya ntabwo nakabaye naje ku ma space ngo ndimo ndavuga ibintu by'ubugoryi, ndi kuvuga kuri video hejuru y'abantu umwe babiri batatu. Umwe babiri batatu, uwo ngo ni Kazungu ka boss. We none yampereye kera, ntabwo ibyo bintu bije ubu. Ni nayo mpamvu umuntu amubwira ngo icyo kintu si cyo, niba dupfa iki we wa mwana we, ngiye kushakisha menye ikintu mpfa nawe, ngiye kugishakisha. Kuko we ntabwo bije vuba utagira ngo. Niba uri kuri space, nimba ari abantu baza kurikodinga, niba ntabwo mbizi. Ariko we ndaza kugushakisha menye, ndi bubijye deep. Sha uriya umva muye uriya Oya, ntagutakariza uzi umwanya impamvu ari Kazungu, dore buntakarize buriya. Godfather nakoherereza izo chat uzishyira hano kuri dashboard. reka Muyango avuge, reka Muyango avuge. Eh, Muyakomeze. 2022 uri kumva? 2022 Ndakumva Muya. namwandikiye message. Yarazisibye message ze kuri Instagram. Ariko ibaze ko namwandikiye ngo
ndabona nawe ufite umugore wibuke ko ari umugore mugenzi wanjye sinzi ikintu yarankoze ariko ibaze ko namwandikiye iyo message irimo hano muri chat zanjye nawe arangije sinzi ibintu 2000 na yanyandikiye kangahe 2022 kazungu ka boss arangije aranyandikira ngo nibibi ngo ubabajwe n'iriya foto koko ndamubaza ibyo se wabisibiye iki? Sinzi ibintu yanyandikiye arabisiba mpita mwandikira ngo I never do shit to people ndamubwira only Kalma will deal with you urumva ko hano naho nari mfitanye nawe some issues hano hari iyindi message mbonye nari namwandikiye ngo niba iwanyu bakuramo inda iwacu si uko tumeze ashobora kuba yari yapostinze amafoto yanjye muri bya bihe nabyo bya bitari binyureye byo gutwita ko hano namwandikiye nimba iwanyu bajya bakuramo inda iwacu si uko tumeze my brother ni gutyo namwandikiye araza yashyira mu nshuti ngo byikurakaza ngo byari kera ngo bari kugusiga icyasha ese baba banabizi ko badusiga icyasha njyewe ubu ngubu nibwo baba babizi nyine paka baba yaranyandikiye ngo babizi cyane nshuti ngo nabikubazaga kera cyane bari kugusiga icyasha wimfata gutyo ubu ndubatse kandi sobanukiwe neza ibitabangamira abandi mwana wa mama nta muntu nifuza kubera umutwaro ndakwinginze w'imbonamo umuntu mubi ndamubwira sawa okay urumva ko so rero ako kari ibi akanyuzemo bintu kuri uwo nguwo ngo ni kazungu ka boss ndamwiyamye mwese yego mubyumva mumbabarire mbivuge gutya nimba ari nicyo dupfa nimba ari nicyo unkeneyeho uzanyegere ndi umuntu wumva ndi umuntu wumvikana tuganire tuvugane umbwire icyo wifuza hanyuma undeke na famiye yanjye ndagusabye nta nubwo mugarukaho byarangiye inkuru wanditse wazisiga wazikuraho nanjye mfite platforms zanjye mfite abantu bankunda mfite abantu nubwo waza ukavuga iki nubwo wavuze idebe bitakuraho uko yumvamo muyango zira comment n'ubuntuza bwawe ufite budafite gahunda nta kintu we bimbwiye we nanakuretse hano ariko hari umuntu uri kwaka ijambo sinzi ikintu ashaka kuvuga buya ndaza kuri muhaso oya twumvikane ibintu bumuretse ubu ngubu ubu muretse ntabwo turagera igihe cyo gutanga amajambo muya twabanje kugutega birababaje reka amatwi nkubwire ubwo birababaje reba hano hagiye hariho abantu benshi abo bitwa ndi kubabona barazisika bano bari ripupe bande ndi kubabona hari n'abandi badakoresha ni urugero twita cyane babaje mu mazina akaza yitwa Karaveri kandi ari Louise cyangwa Ange hano barimo mwese rero ndagira ngo izo mbabwire zabo ngo se ndabisabye uriya muntu sinjye ntateze kuba njye n'undi munsi na nyuma y'ubu buzima ntabwo bizigera bikunda ngira uko ngenda nubwo mubona mba muri entertainment mba muri social media nirirwa mu bintu up and down hari ibyo nakora hari n'ibyo ntakora nagiye gushaka nabitekereje buriya njyewe mbona ibintu byinshi nkabihorera abantu hano banshyiraho ibintu byinshi ngaceceka bakabona mpora nseka bakagira ngo ntabwo bingeraho ndabyumva bingeraho ariko nkababazwa nuko nta muntu n'umwe uranzanira ngo anyereke ngo do ni ubutiku ni ubugamba kandi nanjye kuza hano kuri space cyangwa kubyuka nkandika kuri snap yanjye nkavuga ngo umva ndabiyamye oya abanzi barabizi si uko nkora ni nayo mpamvu abenshi bavuga muyango ntabwo ajya respondinga ku bintu bavuze n'akaryarya ndamaze nta mwanya afite w'amatiku nta mwanya afite w'ubugoryi mani ndi umuntu ubuzima bwanjye burananiwe handi nshizemo ikindi kintu nahita nisarira hano mukajya mubona umuntu asigaye yarabaye umusazi mfite umwana ngomba gushakira ubuzima mfite famiye mani kandi nta nubwo ari umwana umwe niba mutanabizi mfite abantu benshi mwebwe niba mudafite ibintu byo gukora niba mudafite ibintu bizima mwabwira abanyarwanda mwiyemeje kubabaza buri muntu wese uko mubyutse twazanye uyu munsi murabyutse mwazanye twariyakiriye biriya niba warakiriye uramaze ndakwiyamye iyakira ukwawe
nawe buriya mfite nanjye ukuntu niyakiriye sibyo, reka tube turetse njyewe ubu ngubu Imana imbabare ko ndi kuvuga aya magambo mwabidawunodinga mwabiteresheje mukagenda mukabibandikaho yaho mujya mubishyira simbizi, ibyo ni akazi kanyu birabareba, ariko ntago ikintu cyo kubatinya mwicare mukizi bya simbatinya, mwa banyamakuru mwe bo kuri YouTube ndabasaba, nanjye mfite YouTube si uko ntabasaba, si uko nayobewe kugira ngo ngende mvuga ibintu, ako ese iyo mwicaye ukagenda ugashimangira ukavuga ngo Muyango yambaye apareye mu menyo, wa musazi we uraryama ugasinzira. Mfite voice note Imana njye hano nayibumvisha mwese mukabyumva, ngo hano ngo ni ngo hari Nikime ngo kino izana. gihe iriya video nabonyemo umwana ufite iPhone niba ari iriya ni kane ni kangahe, iPhone ya mbere natunze mudatuma nza kurahira hano ibintu bitabaho yari iPhone X Max, iriya telefone niba ari kane niba ari kabiri niba ari rimwe ntago nzi kabiragane, iriya dushe na dushe niba ari umwobo bari abantu bari barimo nimba ari he ntago mbizi, niba ari ikuzimu biriya bintu Imana imbabarire ko ntangiye gushyiramo ibintu byo kujajinga, ariko oya muba mukabije sometimes. Godfather mujye mutanga hano ikintu bita iki, nari ngiye kuvuga ngo ubutabera, nta butabera mbonye kuri iyi mihanda, cyaka boss. ntabwo Alright, nizere ko so ibyo Baba navuze fata izo message yabyumvise, zishyire kuri dashboard nizere mbabare. ko uretse gato so Muya harya ngo kabosi ngo yavuze ngo kanze ribu ngo si yaba data ngo naba Ngo ntago ari iyabase we cyo koza amana. nta kibazo. so reka tubigenze gake, so ngewe impamvu iyi space na mu bantu Muyango yabanje kunenga ntekereza ko ndimo, kuko tuvugana na Muyango urabizi narakubwiye ko kubivuga public cyangwa kuzanga kuri space ari nko kubiha umurindi, Ngo ni ukubiha umurindi, siko nakubwiye. yego Muyango yahise antuka aravuga ati niba ukoresha platform imwe uza ahantu ibintu bimaze kugera n'uburyo bimaze kunyangiriza urahisha iki ndahisha iki, urafungura space mvuge cyangwa se ugushyigikiye abarimo kumparabika, turi kumwe ngo kuko njye ntabwo numvaga ko byari bikwiye, ariko niba muri nyir'ubwite yumvaga byamaze kurenga agomba no kubihagarika, agomba no kuvuga uko ibi bintu biri, niba biba ubu tuvugana byajemo Muyango n'imiryango Godfather, biba deja byajemo n'imiryango. so kubera iki, so ntekereza ahubwo ko hasaba mu rwego rwo kwamagana bino bintu, navuganye na Muyango ambwira nabi, nguyu ari hano ndi mu bantu bamubwira ndamubwira ndi gukwaka ijambo, ihangane gato mvuge. yego Nijoro hari umunyamakuru w'umushuti wanjye yanyandikiye, ariko urebye ibintu namwandikiye namubwiye umva nkubwire, ndakwiyamye nibiba ngombwa na nimero yanjye ugire uyisibe, muri kubona ibintu abantu barimo baravuga babeshya, barimo barabohereza amavideo ngo Muya ngo nakwereka screenshot ngo unyandikiye mubwira ko atari we, kuko biragaragara ko atari wowe, namubwiye nabi anambabariye ndabizi ari kuri space, biva aho ngaho bijya ku kazi, urabizi ko ari ku isibo niho noneho haba abanyamakuru benshi, uwamvugishaga wese ubundi ngenza bose mbasekera, uwo nahobereye mubaza amakuru wiriwe gute mbaserereza, nabo nababwumva nakubwiraga gutya ngo ndakwiyamye ntunanyegere, gumaho, stay away, genda murambaza iki, abantu barimo baramparabika muri kubona ko atari njye muri video, murabaza abantu barimo, ese ngende mbafate mbabazane mugati mwe mwashe mugasobanura iby'amavideo yanyu mwashyize hanze, abantu bakareka kuyanshyiraho bavuga ngo ni Muyango baseka kimwe. By the way uriya mwana nabonye anateye neza kanjye ntago nteye kuriya, noneho kugira mbanze hano mbabwire n'ukundi kuri mutari muzi, uriya mwana urimo afite ukuntu ateye neza bitigeze bimbaho mu buzima, ndabiyamye alright, ntago so bisekeje reka maze bya kirenge ntago kano kantu, bisekeje. hari ijambo Muyango Oh. so hari akantu Muyango avuze mu kanya nshaka gutiyaringa, we ihangane Brian. Muyango none amaze gutiyaringa akantu niko nshaka kugira ngo clearinge, akoresheje example y'izina rya Lili Pupe na Raziska, yabatanzeho urugero ko bari mu mazina yabo, ariko hari abandi baza mu mazina biyise ba Claver atarayabo nkuko ya yabivuze, yego ntabwo batabyumva so nabi ndashaka koko. kugira ngo biclearinge mutumva ko yabatanzeho urugero nk'abantu bafite amazina atari ayabo, Oya yatanze urugero ku bantu azi, avuga ko bo baza mu mazina, ariko hari abandi noneho siza muri kubyumva, so Ikindi mutaza kwifata nabi nari ngiye mukumva ko birumvikana. yatanze urugero. kuvuga Ah, nari ngiye kuvuga hano hari yego nk'abantu b'abamama, buriya njye ngira abamama benshi turi inshuti kurusha n'aba bana bose b'abakobwa, kandi usanga abo bakobwa nibo baba barazengurutse izo video, mwamubonye Muyango mw'abakobwa mwe ntago meze nkamwe,
mbanze mbaheze Muyango reka tugende gatoya rero. buretse Ndumva Godfather wafite. buretse impamvu nari nkomoje kuri Raziska na Lili Pupe ni abamama tuba dusanzwe tuziranye akambona nje gusobanura ngo oya Godfather nimba ari ikintu mu buzima cyaba cyarambayeho kikaba cyarantunguye kikanantangaza ni iki ngiki. Bamama bakobwa beza muzi ko munkunda munakunda n'ibintu byanjye n'ibyo nkora, uriya si njye na nyuma kandi ibi bintu ndabigendaho natanze ikirego, maze gutanga ikirego inshuro ebyiri. Ndabizi neza ko hano kuri ino space ntabwo hashobora kuburaho umuntu w'umuyobozi, ntabwo yaburaho. Ndabinginze mushakishe uko byagenda uko ariko kose, ntabwo naza hano ngo mvuge aya magambo yose njye ndi muri ziriya video nabonye, ntabwo bibaho. Ntabwo ndi igicucu bigezaho, ntabwo ndi umwisikuro bigezaho, mfite ubwenge ntabwo ndi robo. Ndabizi ko bari bumpa ubutabera, ariko niba uzi ko uri kuri ino space ukaba waratanze warasharinze iyo video ukanavuga ngo uriya muntu ni Muyango, shame on you, Imana izaguhane. Ndumva njye nanarekera naho ngaho, ndumva nanakicecekera. Wumva Alright. Mbere yumvishe. yuko ugenda rero mbere yuko ugenda cyangwa mbere yuko mpereza abantu amajambo, Muyango utubwiye ko bariya abantu wafashe umwanya wo kumenya abo bantu bakwitiranya nabo ukagira abo umenya, uvuze abakorera muri shike, kubera ko abantu badakiranga izina ryawe, kubera ko bikorera consequences cyangwa ingaruka z'abantu bakwitiranya nabo, ko wabashije kubamenya aba bantu birashoboka ko bashobora gukiranga izina ryawe, cyangwa basi kuvuze ko watanze ikirego byashoboka, cyangwa wagerageje kugaragaza abantu abo ari bo witirirwa ukareka icyo cyasha kikakuvaho. Niba warafashe umwanya wo kubikora, abo bantu wabashije, uvuze ko wabamenye ariko biragaragara ko utabavugishije. Ese niba utarabavugishije birashoboka ko abantu bashobora kuvayo bagakiriyaringa izina ryawe? Ufite izina rikomeye muri industry, Muyango urakora, ufite ibintu birenze kimwe ukora, birashoboka ko aba bantu bashobora kuza bakakuvanaho ikishyashya bakikorera ingaruka z'ahashize habo. Umva nkubwire Icyo ni kimwe. Ikindi before yuko ufata ijambo, ikindi ashaka kukirenga kino kintu, ntabwo turi ahangaha cyangwa ntabwo iyi space yakozwe ngo iyo video isakazwa abantu bayirebe. No, nibashake umuntu uri ahangaha nibashake ntabwo nkwemerera uri gukoresha sheri, wikoresha uburafite none inshuti yanjye, se mpamwe igiye ubundi se gukoresha uburakari. barayirebye barayohereza Nyo, ariko ntabwo cyane. bikwiye. Ntabwo Turi ahangaha, bikwiye. impamvu turi ahangaha uretse n'iyanjye turamagana n'izindi kuzisakaza zose n'iz'abandi. n'iz'abandi Yego. ujya usanga izo video njyewe mbere bajyaga babivuga simbyumve simbyemera, umuntu akavuga ati barampakinze, akavuga ati ariko we baguhakinga uri umusazi urarwaye bimeze bite. Byonyine hari ahantu hano bita ku iposita ujya gukoresha telefone ugasanga abana bagiyemo, buriya hari n'abantu babayeho ubuzima bwabo bishyura abantu. Mbabarira ntuyishyireho ukongera ukamuhana, mbabarira. Iyo ni trauma abantu hano hanze babana nayo, ntabwo ari izo gusa, hari n'izindi usanga zitari n'izo z'abambaye ubusa, ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So rero njye ntabwo ndi hano kugira ngo nsakaze izo video wa mugani nk'uko ubivuze. Ikindi ntabwo ndi hano kugira ngo mbwire abo bantu ngo baze ngo bakiriyaringe, oya, ubutabera njye ndabwizeye buzagaragaza abo bantu kandi buzamakinga sure ko uwo muntu ni njyewe cyangwa ntabwo ari njyewe. Kwanza first of all nubwo nshaka kuvuga ngo bazagaragaza ko kuko si njye, ariko bazatanga ubutabera, berekane ibintu byose ukuntu bimeze ku murongo from A to Z. Ndabizi neza ko bari kubyumva, agahinda kanyishe, ndava ku kazi ngataha, ubundi navuga ku kazi ngashaka utundi tuntu nigiramo, ariko ubu ngubu mind yanjye yose iri kuri ino case kugeza irangiye. Abantu mwakomeje kunyandikira mbisubiremo, ugiye kubitiza umurindi, ngo ugiye ngo kuri space, ngo utari ubizi ngo agiye kubimenya. Nicyo gihe cyo kugira ngo namwe ubwanyu mumenye ko n'igihe bizabagereraho uwo muntu ntabwo ari muye, nta nubwo ateze kuba we. Ndabasabye urakoze cyane. agahinda mfite ni kenshi, ntabwo ari ukuzana amarangamutima, sinje kubatera imwe ngo mungire imwe. Ndabizi abantu bo kuri iyi mihanda namwe mugira, ariko nanone nje kubabwiza ukuri kweruye kuri mu mutima wanjye, andi n'Imana none imanutse ikaze ikavuga ngo ibyo bintu kuvuga, nabwo ati Imana ngwino ndenganura. Hanyuma abo bantu nabo mugeretse amahoro yabo, sinzi gahunda zabo, ariko uzakenera kubavugisha barahari. Ushobora kunyuraho ariko mu buryo bugize gute, bufite discipline. Uwumva ibisobanuro byanjye bitamunyuze ashobora kunyuraho hama nkamubuza
n'abo bantu bakavugana nabo ariko nabo nimubareke. Ah, Maze ntabwo abo ngabo ntabwo imyaka twebwe itanu ntacyo ishize ntabwo twebwe nta ntabwo nubwo ibaze abo ntabwo ngabo two imyaka itanu bakenewe. ishize mujya erega buriya hari nabo uwa erega buriya nabo iyo yanze hagiye ya amashusho sayisha y'urukozasoni kuri uretse uretse amashusho y'ubwambure na bakaba bavuga ngo ni runaka, buriya nabo ntugire ngo ntago barababaye borohewe nabo, barababaye kuko barababaye ah. nabo, barababaye harimo cyane n'umwe ko washatse sha Eh? yaganiriye n'umuntu aramubwira ati sha ati niyakire ubwo nyine yamubaga amubaza sura ni muyanga ati uwo muvane muyango muri ibyo bintu ntabwo uriya mwana ari we sinanamuzi sindanahura nawe sindanamubona mubona gutyo kuri social media ati ariko ibaze ibyo bintu nawe. mubireke birangire twarwaye depression ariko depression ziri kugenda zikira none ngiye ku kindi kwitinya urakoze Iragira cyane gute se wumva n'ibinyamakuru bikomeye hano umuntu abyanditse koza njye ngo bari ndumiwe. gutwika okay rero okay muyango ibyo niwe turaza kubigarukaho nyuma ibyo turaza kubigarukaho nyuma reka tugende gake kandi bo ntabwo nshaka babavugaho bakaza bakarira inkundura. reka nze nsabe abantu bari buzangaha ntihagire umuntu uzana amagambo yo gusesereza mugerageze gukontorora amagambo nibashaka muvuga bayazane ntabwo nshaka ko reka twumve so Janet ijambo ni ryawe Mwiriwe ndabashuhuje. Muyango reka mbanze nkukomeze cyane, wihangane, take heart. Icyo nashakaga ngo sharinge nawe, ukomeze ubarege. Njye nari nzi ngo ntiwabareze ariko numvise ngo warabareze. 3 months ago, njye hari abantu banyihaye, baransebye ibi bintu by'abanyarwanda gusebya bene wabo, noneho bakabitwara izi, abamwe bakajya bakugira inama byihorere, ntabwo baba bazi ukuntu wowe ubabaye mu mutima. Iyo bitaramugeraho, we ntabwo aba ababaye, ariko wowe bakakomeza bakubwira ngo ihangane, ntuvuge. Ibi bintu by'iwacu byo kutavuga rwose bimaze kugera ahantu abantu mureke kubwira abantu ngo ntimuvuge.